Hello friends, mumeze mute? Ndabakunda cyane, ndabashimira cyane. Nanone ni Ariko TV igarutse ije kubagezaho inkuru y'umwe mu bagabo bakunzwe cyane cyangwa se bamamaye ku isi bijyanye n'imikorere cyangwa se n'imiterere ye y'umubiri we ndetse bijyanye n'ivugabutumwa agenda akora. Ndabakunda cyane rero, bana natwe dukomeze tubane. Want to ask you today, what are you looking for? Amazina yanjye ni Yavutse, navukiye muri Australia mu 1982, njya muri Amerika muri California mu 2006. Kuba wavuka udafite ingingo zuzuye ntibivuze ko wakwigunga cyangwa ngo uheranwe n'agahinda kubera ko ntacyo wabasha gukora. Hari abavutse batabifite babaye ingirakamaro hano ku isi, bakaba ibirangirire, ibyamamare, ikimenya bose ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubu uyu tubazaniye yitwa Yavutse nk'uko twamaze kubitangira tubivuga. Uyu yamamaye kuba yaravutse adafite amaboko n'amaguru icyarimwe. Ese uyu Yavutse ubundi ni muntu ki? Yavutse bakunze gutazira akazina ka Nameless Evangelist, ni umwe mu bavugabutumwa bakunzwe cyane kuri isi muri iki gihe. Yavutse kuri se witwa Buri na Dusanka ahagana ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 mu 1982 mu mujyi wa Melbourne muri Australia. Yavukanye indwara yitwa tetra amelia syndrome ituma umuntu avuka nta maguru n'amaboko afite. Nubwo nta maguru n'amaboko afite cyangwa se agira Yavutse, agira uturenge duto cyane kandi buri karenge kakaba kariho utuntu duto tubiri. Yavutse rero kubera ikibazo yari yaravukanye yize bigoranye kuko itegeko ryo muri leta avukamo ya Victoria ritemereraga abafite ubumuga kwiga. Iri tegeko ryaje guhinduka Yavutse aba umwe mu bafite ubumuga bitabiriye bwa mbere kwiga amashuri yisumbuye, ariko kubera ihohoterwa yakorerwaga n'abo biganaga byatumaga agenda yigunga ndetse akagira agahinda gakabije. Ibyo byose byamubagaho rero byatumaga yifuza kwiyahura, ariko yareba urukundo yerekwa n'ababyeyi be akabyihorera. Mu mashuri yisumbuye yagiye atorerwa imyanya myinshi y'ubuyobozi itandukanye. Yize muri kaminuza yitwa Bifite, aho yakuye impamyabumenyi yo mu cyiciro cy'ubucuruzi aho yari afite imyaka 21. Nyuma yo kurangiza amashuri mu 2005 yaje gushinga umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu witwa Life Without Limbs, ugamije gufasha abafite ubumuga ku isi yose. Yavutse rero yaje kwinjira mu ivugabutumwa. Uyu Yavutse ese yinjiye mu ivugabutumwa gute? Yavutse yakundaga gusenga asaba Imana ngo izamuhe amaguru n'amaboko, ariko ntasubizwe kuko isaha y'Imana yabaga itaragera. Ibi byaje gutuma yivumbura, anivovotera Imana cyane, bituma afata umwanzuro wo kutazongera kuyisenga cyangwa se kuyiramya ubuzima bwe bwose asigaje kubaho. Ariko nubwo ibi ngibi yaje kubivuga gutyo, nyuma yaje kwakira agakiza. Yakira agakiza ubwo nyina yamwerekaga inkuru y'umunyamakuru yavugaga ku muntu nawe ufite ubumuga nk'ubwe. Ibi rero byaje gutuma yumva ko atari we wenyine ufite ubumuga nk'ubwo gusa, ahubwo yahise yiyemeza gukora ubukangurambaga bufasha abafite ubumuga kwitinyuka, bakumva ko bashoboye, bakumva ko ari abantu nk'abandi, akoresheje ijambo ry'Imana, dore ko yari asanzwe afite itsinda ry'abanyamasengesho yabagamo. Muri iri vugabutumwa rye cyangwa se ubukangurambaga bwe no mu bindi biganiro byinshi, yagiye yerekana ko umuntu ufite ubumuga yabaho ubuzima bwose kandi bwiza, atanasabiriza, akora byose nk'abantu bazima badafite ubumuga bw'amaboko cyangwa se bw'amaguru. Aha rero ingero yagendaga atanga kenshi ni ukwandikisha utuntu twe tubiri kandi tukandika nk'umuntu usanzwe. Akandi yabaga azi gukoresha mudasobwa cyane, akandika amagambo 45 mu munota umwe akoresheje agatsinsino n'utuntu tubiri afite. Uyu kandi ngo ni umukunzi wa golf cyane, dore ko ngo azi no kwikina cyane ndetse cyane ku rwego rwiza. Uyu kandi ngo ni umuntu uzi koga ku bijyanye no koga muri pisine cyangwa mu mazi magari.
magari cyane. Ndetse uyu mugabo Nick ngo ni umuntu uzi koga cyane kandi ni umuntu ugenda ukora ibiganiro byinshi bifasha abantu bigendanye n'uko aba ameze cyangwa n'uko agaragara, ngo akaba ari umuntu ushobora kubwiriza ndetse nawe ubibonye ni umuntu ushobora kukubwiriza ugahinduka. Ati iyo bambajije uburyo natsinze ibyo nanyuragamo, mesaje nahawe cyangwa nakiriye ni uko ngomba guhindura ibikuta mwo imiryango. Iyo mbibajijwe rero ngewe umurongo nahisemo kuwunyuramo ni uguhindura ibimbangamira nkabihinduramo amahirwe. Ni henshi uyu mugabo rero agenda anyura mu ivugabutumwa ndetse mu buryo bwinshi butangaje. Uyu mugabo amaze kunyura ahantu henshi, Ukraine, Australia yavuka, Amerika n'ubundi n'ahandi henshi cyane. Nick rero ni umugabo wubatse ufite umugore umwe witwa Ntanamaboko, barushinze mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ubu bakaba bamaze kubyarana abana bageze kuri 4 aribo Dijan Levi Vujicic, Kiyoshi James Vujicic, Olivia May Vujicic na Eli Laurel Vujicic. Gusa muri aba bana 4 harimo abana 2 b'abakobwa b'impanga bavutse mu 2017. Nick Vujicic rero mu biganiro byose akunda kugira ntajya abura gushimira umugore we Miyahara kubw'urukundo nyarwo yamugaragaje cyangwa se agenda amugaragariza. Aha yaganiraga n'ikinyamakuru Christian Post, Nick Vujicic ubwo yavugaga ku mwana we Kiyoshi yatangaje ko umugore we ari we wita cyane ku nshingano zo mu rugo no ku bana kuko umugabo ntacyo yabasha kumufasha ku bana. Yunzemo ko Kiyoshi umwana we yakuze ibintu bikarushaho kuba byiza kuko Vujicic akina n'umwana we Kiyoshi ngo bagasoma n'ibitabo bari kumwe. Uyu Nick Vujicic rero iyo ajya kubwiriza abwiriza abantu ahagaze ku meza. Nick Vujicic umaze kuvuga ubutumwa mu bihugu birenga 54 ariko akaba ataragira muri Afurika. Iyo arimo atanga ubuhamya bw'ubuzima bwe akagera ku izina ry'umwana we Kiyoshi James Vujicic ahita aseka cyane kubwo kunezerwa n'igitangaza Imana yamukoreye. Uyu mugabo ngo akunda abana be cyane ku rugero rukomeye kandi cyane, niyo mpamvu niyo yagiye kubwiriza yagera ku mwana we yibuka yasetse cyane ndetse akishima. Uretse ibyo kandi ngo hari nubwo anyuzamo amarangamutima akamufata akarira. Ngo ibi kandi biterwa n'uko ngo yanamukundaga ataravuka ngo kuko yari isezerano yahawe n'Imana ndetse akaba ahamya ko iryo sezerano ryasohoye kandi rikaza mu isura y'Imana cyangwa mu ishusho y'Imana. Uyu mugabo rero avuga yuko nta maguru n'amaboko akeneye ngo kuko uwo akeneye ari Yesu gusa, ngo kandi agenda amubona umunsi ku wundi. Nick Vujicic rero ngo yagira gutya rimwe agasohokana n'umudamu we cyangwa se umugore we ngo bakundana cyane ndetse ku rugero rukomeye, akaba ari igitekerezo cya benshi. Kora subscribe rero niba iyi nkuru wayikunze, kanda like, wisharinge n'abandi kugira ngo ubashe kubasangiza iyi nkuru nziza y'uyu mugabo Nick Vujicic waje nta maguru n'amaboko afite ariko akaba ari umuntu ukomeye cyane kuri iyi si. Ndabakunda cyane rero, Imana ibaho umugisha. Ndagushimira cyane wowe wamaze gukanda subscribe, ndagushimira cyane wowe udakabura gukanda like ku nkuru zose tuguhaye. Nawe mushyashya ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu nkuru za buri munsi, ukande n'inzogera kugira ngo buri nkuru yose dukoze ijye kugeraho neza. Ndabakunda rero cyane, ciao ciao.